Yesu ashimwe, ndabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza buri wese uko akeneye Imana ayibone. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye uburinzi bwawe, icyubahiro ni icyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi, twese tuboneze rwose, dukure mu gayo yose watugaragayeho. Mu izina rya Yesu Kristo, ukimara kutubabariza ubane natwe muri umwanya wo kuririmba, utwemereye indirimbo ikubera umubavu uhumura neza. Mu izina rya Yesu Kristo, cyo twanze nukora kwa Satani ingabo ze, duhagaritse imyuka mibi, dutumiye Imana, Umwana n'Umwuka wera ngo bibane natwe none n'ibihe bidashira. Amen. Tukomeza turirimba indirimbo y'105 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ubuntu bw'Imana butangaje, nibwo bwankuyeho imigozi. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuzi. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuzi. Kandi iyo nibutse ibya Yesu, uko yagiriwe bamubamba, binyibutse ibyaha we nta kibi yakoze, ni njyewe yazize n'umukiza. Binyibutse ibyaha we nta kibi yakoze, ni njyewe yazize n'umukiza. Ubu icyo nifuza ni ukugumana, ubu icyo nifuza ni ukuguma mu mukiza wanjye mwihishemo. Niwe ngabo yacu ihora idukingira, imyambi wa mubi aturasa. Niwe ngabo yacu ihora idukingira, imyambi wa mubi aturasa. None icyo ngusabye mwami Yesu, ingeso wa mubi yanyanduje, zashaka kubyuka zirimbura uzicepe, mpore nihariwe n'ibya Yesu. Zashaka kubyuka zirimbura uzicepe, mpore nihariwe n'ibya Yesu. None maso yanjye namwe matwi, nawe munwa wanjye mubiri we. Mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi, ibyaremwe byose tumushime. Mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi, ibyaremwe byose
twese tumushime. Amen, amen. Muririmbyi aratubwiye ngo ubuntu bw'Imana buratangaje, ngo nibwo bwankuyeho imigozi. Ngo byavuye se kuki? Ngo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Imana ishimwe. Bene data, ubuntu bw'Imana buratangaje. Imana yatugiriye ubuntu ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko Imana itugirira ubuntu, itwohereza Yesu Kristo kugira ngo tubohorwe iyo migozi y'ibyaha, tubohorwe iyo migozi y'ibibi, tubohorwe imigozi y'ingeso mbi. Oh haleluya. Bene data, byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine, kubw'urukundo yadukunze, kubw'urukundo yagukunze, kubw'urukundo yankunze, irangije irareba itwohereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Bene data, ubuntu twagiriwe tujye tubuzirikana uko bwije n'uko bukeye, kubera ko biratangaje kandi burahebuje. Ni ukuri, ntabwo ari uko twari beza, nta nubwo ari uko twakoze neza, ahubwo ni ubuntu Imana yatugiriye. Mwene data, ndagira nkubwire ngo ubuntu wagiriwe jya ubuzirikana. Numara kubuzirikana, ukora ibyiza, ukora ibyo gukiranuka, kugira ngo Imana inezerwe, Imana itugirire neza. Bene data, nimureke dukora ibyiza, kuko Imana nicyo idushakaho. Ubuntu yatugiriye twe kubupfusha ubusa, kandi ubuntu yatugiriye ntabwo budesha uburenganzira bwo gukora ibyaha, ahubwo turusheho gukora ibyiza kugira ngo tuzabone iherezo ryiza, kuko nicyo Imana idushakaho. Imana ishimwe. Ngo ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Ngo mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abazi we. Oh haleluya. Imana ishimwe. Bene data, ni Yesu wenyine wadutoreye guhirwa mu ijuru. Oh haleluya. Ubwo yari ari mu ijuru, habuze uwacungura umwana w'umuntu, maze Yesu Kristo asiga icyubahiro, asiga ubwiza bwe, araza kugira ngo tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Ubu buntu rero twagiriwe, aya mahirwe twagiriwe, ukugwirwa twagiriwe, ni ukuri ni ukubera ko Kristo yadukunze. Imana ishimwe. Kandi bene data, ndagira ngo babwire ngo Yesu Kristo ajya asanganira abazi we. Iyo wemereye Yesu Kristo, araza akagusanganira, akabana nawe, akagufata ukuboko. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye akankingurira, ndinjiriwe, ubundi dusangire. Mwene data, Yesu Kristo ari gukomanga ku mutima wawe. Yesu Kristo ari gukomanga, arashaka kwinjira. Mukingurire kugira ngo aze musangire, kuko ahantu ageze ahindura amateka, ahantu ageze ahindura ubuzima, ahantu ageze ibyari bishaje abihindura bishya, ibyari byarapfuye arabizura, ajya ahindura amateka, agahindura ubuzima bw'umuntu. Ni ukuri ndabinginga kugira ngo mumukingurire, kandi ikiruta byose tumuboneramo ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umuntu wese wifuza kumusanganira amusanganire, nawe bagendane uru rugendo, kuko ntabwo rworoshye, ariko turi kumwe na Kristo ibintu byose birashoboka. Imana itugirire neza. Ngo si uko nari mwiza ngo habe namba, ngo ni ubuntu bwa Yesu yangiriye, ngo yarambabarijwe kuri wa musaraba, ngo ndetse yabambanywe n'abambuzi. Bene data, ntabwo ari uko twari beza. Umuririmbyi we yuzuye umwuka aravuga ngo si uko nari mwiza, ngo si uko nari muremure, ngo si uko nari mugufi, ngo si uko nari inzobe, ngo iyo ureba kimwe ngo mba narasigaye. Bene data, ntabwo ari uko twari beza, nta nubwo ari uko twari birangirire, ahubwo ni ubuntu Yesu yatugiriye. Oh haleluya. Aratubabarizwa, arabambwa ku musaraba kugira ngo tubone ubugingo. Imana ishimwe. Oh haleluya. Yesu Kristo yabambanywe n'abambuzi, we nta cyaha yigeze akora, kubera wowe, kubera njyewe. Nimureke dukora ibyiza, nitumupfira ubusa, ahubwo dukora ibyiza, dukora ibyo gukiranuka, kugira ngo nawe azajya anezerwa, yishime, avuge ngo sinaruhiye ubusa. Oh haleluya. Imana ishimwe. Ngo kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba,
binyibutsa ibyaha, we nta kibi yakoze, ngo ni njye yazize, ni umukiza. Haleluya. Bene data, tujye dufata umwanya twibuke Yesu ukuntu yababajwe, twibuke Yesu ukuntu yakubiswe, twibuke Yesu umubabaro yaciyemo, nawe yageze ahantu bimurenga, aravuga ngo mfite agahinda mu mutima. Haleluya. aravuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Byari bikomeye, buri wese ajya abitekerezaho. Uyu muririmbyi yaravuze ngo ibyo nibutse ibya Yesu ko yagiriwe bamubamba, ngo binyibutse ibyaha. Ujye wibuka ko wababariwe. Haleluya. Ujye wibuka ko Yesu Kristo yazize ibyaha byawe, akazira ibyaha byanjye, kandi we nta kibi yakoze. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo utaregeze kumenya icyaha, ngo Imana yamuhinduye icyaha. Haleluya. Kugira ngo tubone ubugingo, kugira ngo ducungurwe. Imana ishimwe. Turashima Imana kubw'impano y'umwana wayo yaduhaye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ibi rero bijye bituma dukomeza gukora ibyiza. Ibi bijye bituma dukomeza kugendera mu nzira nziza, kuko nicyo gishimisha Imana. Kuko Yesu Kristo yari umukiza, nta cyaha yari yarakoze, ariko yishyiraho ibyaha byawe, yishyiraho ibyaha byanjye kugira ngo tubabarirwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo icyo nifuza ni ukuguma mu mukiza wanjye mwihishemo, niwe ngabo yacu ihora udukingira, imyambi wa mubi aturasa. Imana ishimwe. Bene data, icyo dukwiye kwifuza, icyo dukwiye gukora ni ukuguma mu mukiza wacu tumwihishemo, kuko niwe ngabo idukingira. Iyo twishe muri Yesu Kristo, ni ukuri ibitero bya Satani birahunga, ibitero bya Satani binanirwa mu nzira, kubera ko Kristo abadukingira imyambi ya Satani, adukingira imyambi y'umubi aturasa. Nimureke twishe muri Yesu Kristo, nimureke tumugumemo, kandi tumugumemo tutamuryarya, kuko Kristo ntabwo ajya abangikanwa. Nimureke rero tumwimike mu buzima bwacu, tumugire uwa mbere, kandi tumugumemo. Ni ukuri ntabwo tuzakorwa n'isoni, kuko iyo umuntu ari muri Yesu Kristo aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera babishize. Iyo umuntu ari muri Yesu Kristo ntasubira mu ngeso mbi. Iyo umuntu ari muri Yesu Kristo aba umukiranutsi agakiranuka, kuko umuntu uri muri Yesu Kristo neza ntabwo ajya atana, kuko aba ari kumwe na Kristo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo tumugumemo neza, kandi tumugire uwa mbere. Ntabwo tuzasubira mu ngeso mbi, azaturinda imyambi wa mubi aturasa. Imana ishimwe. Ngo none icyo ngusabye mwami Yesu, ingeso wa mubi yanyanduje zashaka kubyuka zirimbura uzice pe, mpore nihariwe n'ibya Yesu. Imana ishimwe. Bene data, ingeso wa mubi twanduza, ingeso Satani twanduza, ajya ashaka kongera kuzibyutsa. Ibyo umuntu yaretse, Satani agashaka kongera kwimusubizamo. Ibyo umuntu yateye umugongo bidafite umumaro, Satani akamuganiriza agashaka ko yongera gusubiramo. Ariko umuririmbyi we yasenze isengesho, aravuga ngo izi ngeso zashaka kubyuka ngo zirimbura uzice pe, ngo mpore nihariwe n'ibya Yesu. Birakwiye ko bene data, Yesu Kristo arimbura izo ngeso zose zishaka kubyuka, ahubwo tugahora twihariwe n'ibya Yesu, tugahora muri Kristo. Kuko iyo umuntu ari muri Kristo ntabwo atana, ntabwo ajya mu bibi, ntabwo yandurisha iby'isi, ahubwo akora ibyiza, akagira urukundo, akera imbuto, akagira ingeso nziza, kuko ni Imana dushakaho. Imana ishimwe. Yesu Kristo rero aca izo ngeso zishaka kubyuka, azica zirimbure. Imana itugirire neza. Ngo none maso yanjye, namwe matwi, namwe munwa, mubiri we, mwese mumushime uwankuye ku ngoyi. Ibyaremwe byose tumushime. Haleluya. Bene data, mureke dushime Imana, dushime Imana ko yatwohereje umwana wayo kugira ngo tuve ku ngoyi. Twari tuboshywe, nta byiringiro, twari kure, nta byiringiro twari dufite, ariko ubu twegejwe hafi n'amaraso ya Kristo. Haleluya. Imana ishimwe. Ubu ntabwo tukigenda twiganyira, ahubwo turi abana bisumba byose. Imana ihabwe icyubahiro ku bwa Kristo, kubwo kwemera gukubitwa, kubabazwa kubera wowe no kubera njye. Imana ishimwe. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo mureke dukora ibyiza, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, kandi iyo tuvuze ibitunganye tugakora ibitunganye, Imana iranezerwa. Nimureke rero twe kwipfira ubusa twaragiriwe ubuntu nayo, ahubwo
tuyishimishe dukora imirimo myiza, twera imbuto zikwiriye abihannye, dukiranuka, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Nimureke rero dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko byose biri mu Mana, kandi ubukire n'icyubahiro byose biri mu Mana. Nimureke rero dukorera Imana tutayiryarya, dukora ibyiza, kugira ngo n'ibindi tuzabyongererwe, kandi ikirutaho tuzabone n'ubugingo buhoraho. Imana ibampere umugisha. Umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nawe sinabura kumubwira niyakire Yesu Kristo. Uyu munsi ni wawe, ejo ntuhazi. Akira Yesu Kristo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntabwo uzajya kwa Data atamujyanye, ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, ahubwo uzasanga warahisemo neza. Imana ibampere umugisha. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kutwitaho, tugushimiye ubuntu watugiriye ukatwereza umwana wa Yesu Kristo. Ubwo twari dupfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro, tuzurana na Kristo, none ubu turi bazima. Icyubahiro ni cyawe. Tugushimiye ko twongeye kubaho. Oh haleluya. Imana ishimwe. Abankurikiranye mwami, biteho bagirire neza, baye kuzirikana ubuntu bagiriwe. Izi ngeso nizishaka kubyuka uzicuze imareho, ubaye kugendera mu nzira nziza yo gukiranuka, kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho. Biteho abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda bamahoro mu mutima, abihebye bagarukeho mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye umurimo wawe mwami, gabanya abarimbuka wongera abakizwa. Oh haleluya. Abatarakumenya baye kukumenya, badahinduka ubahindura, binangiye imitima ugende ubasure. Urakoze mwami. Ababyeyi bategereje urubyaro, biteho bagirire neza kandi baremere igitangaza. Urakoze rero ko abanye natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni cyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, bongere bagarukeho, buri wese uko ayifuza ayibone, ariko ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo, kuko nibwo buruta byose. Imana ibampere umugisha. Naho ubutaha. Bye.